Umujyi wa Los Angeles muri leta ya California aho muri leta zunze ubumwe za Amerika hakomeje kuvugwa inkongi y'umuriro ikaze yatangiye tariki ya 7 z'uku kwezi ikaba imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 25. Abantu barenga 250 bakaba barakuwe mu byabo. Dr. Maniragaba Abias, inzobere mu bijyanye n'ibidukikije by'umwihariko imindagurikire y'ibihe, avuga ko mu gihe habaye inkongi ubushyuhe bukabije n'umuyaga bigira uruhare mu gukwirakwiza wa muriro. Ubushyuhe tubukomora ku izuba riduha ingufu. Izi ngufu iyo zigeze ku isi niho zibyara ubushyuhe. Ubushyuhe burazamuka bukajya mu kirere. Iyo bugeze mu kirere buhura n'andi magaze ukongera bukagaruka. Uko aya magaze yagiye yiyongera niko n'ubushyuhe ku isi bwagiye bwiyongera. Tumenya ubushyuhe uko bungana. Hari igipimo cy'ubushyuhe cyitwa temperature, ingano y'ubushyuhe. Nufa gishobora kuzamuka cyangwa se kikamanuka. Uko rero aya magazi yagiye yongera ubushyuhe bwagiye buzamuka. Ufashe umuriro ukawucana ahantu hatari ibinyabuzima cyangwa se hatari ibyatsi, ntabwo umuriro wakwaka. Icyambere kugira ngo umuriro uze nuko hagomba kuba hari ibintu bishobora kwaka. Kuko n'uyu muyaga niwo benshi bashingiraho imyizerere yabo, bavuga ko ibirometero hafi 100 ku isaha imwe biri gutwika uwo muriro ufite izo mbaraga zingana gutyo, uri gusunikwa n'uwo muyaga ungana gutyo, bakavuga ngo Imana ibirimo. Sinibaza ukuntu Imana yabijemo, kuko namwe nimunyumva neza, nutekereza neza, urasanga abantu benshi bakora ibyaha. Kuba uyu mujyi wenda waridekaraye ko ukora ibyo byaha cyangwa batemera Imana, hari n'abandi babikora mu buryo bwabo. Noneho tugasigara twibaza ko bari gusenga ngo Imana igushe imvura, ngo wenda niyo ishobora kuza kugabanya uwo muriro ufite imbaraga. Abizera nabo bakavuga ati impamvu Imana itari bugushe imvura nuko mwakoze ibi byaha. Bandi bakavuga ati Imana, abantu bari kuvuga ni Imana y'abafarimaso, nimubyemera mukavuga ngo ubwo ni Imana yawutwitse, abantu benshi bari bwihane, abafarimaso babonereho kwidagadura, bavuga ati Imana yacu abantu bagiye kuyizera tubajijishije. So reka rero ngaruke ngiye banifitiye ikingenza mu makuru yanjye y'uyu munsi. Enshi turi gusenga, twese turangariye kuvuga ko Imana yahannye abantu bo muri Los Angeles ku mugambi wateguwe na Sekibi, ku mugambi wateguwe n'abashakaga kunanizanya muri politike bigendeye ku mishinga bifitiye yo gutsemba abantu. Mwumvisha inkuru zitandukanye, abantu benshi bakunze kubihuza n'imyizerere. Kubera iki se batangiye gufata abantu bakeka ko bakoze iki cyago bagateza uyu muriro? None se kubera iki abantu uyu munsi babishira mu myizerere bakabyimbikamo imitima yabo, cyangwa bakagaragaza ko byanze bikunze Imana ariyo yaje guhana uyu mujyi? Ndashaka kubabwira iki. Ese ntimwabonye ko u Rwanda cyangwa se Meteo Rwanda yatangiye kuburira abantu ko dushobora kuba tugiye kuzinjira mu bihe bibi by'imvura? Reka akantu nkatindeho. Corona abantu benshi bayifashe nk'igihano cy'Imana. Ejo bundi sinzi ni Marburg ni yihe, hari indi nawe yasimbutse ahanga ngo niba ari Marburg. Abantu bati ni igihano cy'Imana ngo ku kibera cyahereye mu baganga, bavuga ibintu ntavuze hano. Ngese ntabwo bareba abo tworetse, aba bahakana ntibareba abo tworetse mbere yabo. Mu binyejana byabanje abo tworetse
mbere yabo. Noneho tukabahereza bariya tworetse twari twarabahaye ibitangaza mu mitungo no mu bushobozi. Ma lam numakil, abo tworetse mbere yanyu twari twarabahaye ubushobozi burenze ubwo turi kubaha mwebwe. Tubamanurira imvura nziza, bararyoherwa, bubaka imigezi itemba munsi y'ingo zabo, ariko twaraboretse, tuzana turema abandi bantu tubakuraho. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints, tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Bakunzi b'Ihumure TV, muraho, mwaramutse, mwiriwe, mumeze neza. Ni by'agaciro kongera kubana namwe abadukurikira aho muri hirya no hino ku isi. Munyemere mbashimire kubera umwanya wanyu, kandi mwaduhaye umwanya udasanzwe w'agaciro, kubera ko mu bihe byatambutse na n'uyu munsi turi kumwe kubera ineza y'Imana. Ntacyo twishyuye, ni imbabazi zayo, turabishimira Imana kubera ko iduhaye undi munsi udasanzwe kandi umunsi w'agaciro. Reka nshimira abantu bose bakoze subscribe, mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nawe utarayikora uyikore kugira ngo tubane muri ibi biganiro byacu n'amakuru n'ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Ndikuzo Emi ibisanzwe tubana ku Ihumure TV. Uyu munsi nongeye ndagarutse, tugarutse mu makuru yacu y'ibirimo biravugwa nanone hirya no hino, kubera ko ntabwo ari bike ahubwo ni byinshi. Isi yose iri mu kangaratete, nimbivuga ndaba mfite icyo nza gushingiraho. Nimvuga ngo isi yose irarira cyangwa se abari mu isi benshi bararira, ndashaka kubabwira ikintu kimwe muri iyi nkuru yanjye ndi bugarukemo. Byinshi byaravuzwe kandi byinshi byarahanuwe. Byahanuwe n'abantu batandukanye, byahanuwe n'abahanuzi benshi tutarabaho, ndetse bivugwa ko n'abanditsi b'abahanga ibi bintu babyanditse. Ejo tuganira cyangwa se inkuru twakoze ejo, nanone naberetse ukuntu hari ibitabo byinshi byavuze ku nzu z'ibitabashwa ziri mu isi ariko zizashya, ndetse n'imidugudu ikomeye. Benshi bavuga icyaduka cyangwa se kwadukwa kw'ibintu. Hari amakuru menshi rero ava imihanda yose, urumva, agaragaza ko uyu muriro wo muri Amerika, muri California, hari uko abantu bagomba kuba batazi impamvu y'uyu muriro. Nyamara uyu muriro uko bwije n'uko bukeye, uko iyi nkongi igenda yiyongera, bavuga ko uyu muriro uzakomeza kwiyongera kugera ku wa 4. Uyu munsi turi ku 9, kandi amakuru avuga ku nkomoko ari kuva imihanda yose arimo aragenda avuga ko hari inyandiko wateguwe n'abakiri n'abayobozi. Urumva, 50 minutes ni umushinga bivugwa ko wateguwe n'abakire muri Amerika. Uyu mushinga kandi wateguwe kugira ngo batwike uyu mujyi cyangwa se bice abantu. Ndashaka unyumvire utuntu ndi buze kugarukaho ku bantu bankurikiye. Uyu mushinga
nta bundi buryo bwagombaga kubaho kugira ngo bibe usibye gutwika uyu mujyi. Ni ukuri mu bintu byinshi byagiye bitangwa cyangwa se ibyagarutsweho ni ukuvuga ko hari amashanyarazi yagombaga gufasha abantu kugira ngo babashe kuzimya uyu muriro, ariko ntibyakozwe. Kubera iki? Ari ukuntu ibi bintu bivuga ko byari byateguwe muri Pacifique cyangwa se muri aka gace ka Passade, ari naho hagaragaye bwa mbere igishashi cyangwa se inkongi y'uyu muriro. Ngira ngo rimwe na rimwe nibyo macaka kwigarukiraho, ariko ntashaka kwinjira cyane mu nkuru abandi bakoze kubera impamvu imwe. Nanjye hari icyo mba namaze kubona muri ibi bintu, kuko ibi muri kubona ni agatonyanga mu nyanja. Hari ibindi biri buze kuba birenze ibi ngibi. Ibyo wowe uri kunyumvaho nonaha unteze amatwi, niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo uze gutinda cyane mu gufata akanya ko kwihererana n'Imana, umenye ngo ibi ni ibyapanzwe n'abantu, ni Imana yabigizemo uruhare, kubera ko hari n'abatangiwe gufungwa. Ibi ryo nshaka ko tuza kugarukaho muri iyi nkuru yacu. Aha, yes. Aha rero bivugwa ko batangira gushaka amazi kugira ngo abantu bazimye. Ntabwo byagombaga gukunda, ariko uribaza nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihanganye nk'iki ijya gutabara ahandi, ushobora kumbwira gute ukuntu uyu muriro ushobora kubananira kugira ngo bareke kuwuzimya? Ahubwo hari abantu bari gukekwa ngo banatangiye gufungwa. Hari n'umukecuru ngira ngo bamwitane niba ari Grace. Hari uburyo rero bari gushidikanya, wenda abaturage bo bavuze ko hari ikintu ngo babonye kiri kuguruka mu kirere kidasobanutse, nyamara bavuga ko hari icyo cyatangije iyo nkongi, nyamara bivuga ko hari abatawe muri yombi kubera iyo nkongi, nyamara ku munsi w'ejo bundi ngira ngo bari batangiye gufunga abantu, bavuga ko bari kugaragara ko aribo batangije iyi nkongi y'umuriro. Nyamara abandi muvuga neza, bankurikiye, muvuga ko ari igihano cy'Imana, kuko ngo Imana yararakariye umujyi wa Los Angeles. Benshi bavuga ko ari umujyi w'amadayimoni. Reka bivuge noneho neruye. Benshi bavuga ko ari umujyi w'ikibi, ari wo mujyi w'icyaha ku isi, nubwo hari ahandi, ariko Los Angeles bavuga ko ari wo mujyi Sekibi akoreramo, ateguriramo n'ibyaha bye. Binavugwa ko abantu benshi barwanya Imana cyangwa biga kurwanya Imana bari muri uyu mujyi. Hari abavuga ko Antikristo nyirizina akorera muri uyu mujyi, cyangwa se ngo yatangiriye muri uyu mujyi. Bakavuga ko n'icyaha kitaravumburwa ku isi kizavumburirwa muri uyu mujyi wa Los Angeles. Aha rero benshi bakavuga ko ari Imana nyirizina yateguye iki gihano kugira ngo ibahane. Nyamara tukibaza, none ko hari abantu batangiye gukekwa uyu munsi, nujya kureba urasanga ari kuvuga ko abanyepolitike, abarepublika bagiye kujya ku buyobozi uyu munsi. Biravuga ko abademokarate aribo bantu bashobora kuba barateguye iki kintu. Mu kiganiro cyatambutse, ubwo twari mu kiganiro cy'ubukungu, hari umujyi, hari ibyo mugenzi wanjye Dr. Musaho yagarutseho, avuga ngo hari abantu cyangwa hari agatsinda runaka kaba gashaka kuyoborera muri perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi hari umushinga bari bafite abademokarate wa 2025 wo kugabanya umubare w'abantu batuye isi, bakava ku mubare bariho, ndetse hagapfa niba turi miliyari 80, hagapfa byibuze 50, hagasigara 30. Ariho n'izi ntambara n'ibi bintu byose babiteguye. Ndashaka kugira ngo
ngewe nganiriye inkuru cyangwa iyo mvuga iyi nkuru niyo nsoma aya makuru cyangwa iyo nyumva nyavuga, mba ndi kumwe n'abantu badukurikira ku Ihumure TV, ariko mba nzi ko harimo abantu benshi binjiye nyirizina mu bintu byo kuvuga ngo tutagendeye ku cyo ibindi bivuga, siyansi ivuga n'abahanga. Mwumvisha umuhanga umwe muri video yatangiye avuga icyateza uyu muriro n'igishobora gutuma habaho umuriro nk'uyu, arabisobanura kuruta uko nabisobanura. Ariko mba nshaka ngo abizera mukora iki, mba nshaka ngo abakristo bakora iki, bibuke ko igihe kigeze. Uri kunyumva wibuke ko igihe kigeze. Niyo mpamvu neguriye inkuru mba ngira ngo wowe si ngombwa ko ujya kwifatanya n'abandi kubera impamvu runaka, ahubwo uvuge ngo ibi birandeba, mfite umusanzu, mfite icyo ngomba gukora. Uyu mujyi benshi bavuga ko wimitswe mu icyaha, benshi bavuga ko ari umujyi uhumanye cyangwa umujyi wa sekibi. Nyamara ikimenyetso cya nyuma cyabanjirije inkongi, benshi bavuga ko haba harabaye inama mu ijuru ngo kugira ngo bategure kurimbura uyu mujyi. Nyamara tukibaza, sinzi niba Imana ibona ko igeze igihe cyo gutangira kuba igiye gutangira gushira abantu kubica. Reka mbivuge gutya, Imana iri kuzamura uburakari. Turabona mu isezerano rya kera nta gitambo cyariho kitari itungo. Kristo nta wari uriho, urumva, nta Kristo waje. Imana ibonye ko ibihano iri gutegura biri kumara abantu kandi ifite kuba yarimbura isi, yakoze iki? Yateguye umushinga wayo wa Kristo wo gupfa cyangwa umwana wawe w'ikinege, nk'uko Bibiliya ivuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane. Ntirengagije ko ari abantu bankurikiye bataza muri Bibiliya, bibera muri siyanse n'ibiriho, ariko ibya Bibiliya batabizamo. Ariko nujya muri Bibiliya urasangamo ubuhanuzi cyangwa se ibyanditswe bisobanura ko Imana kera yagiraga gutya igatsemba abantu, ariko imaze gutanga Kristo agapfa agapfira abantu, ikaba itangiye gahunda ikaba iri gukora ya gahunda yayo yo muri mu isezerano rya kera. Ubwo yabiri kwirengagiza ko Kristo yapfuye. Sinzi inama rero yarabaye mu ijuru igafata umwanzuro wo gutwika Los Angeles. Sinzi niba uyu mushinga koko ari Imana yawuteguye neza, ngo batutse Imana, bamaze gutuka Imana muri ibi birori, cyangwa benshi bita ikimenyetso cy'uko mu masaha make kimara kubaho ibi birori bakavuga ko Imana ihwanye na zeru, yagombaga kubiyereka muri ubu buryo. Sindi buze ku blaminga abantu babivuga, ntago njya menya ukuntu abantu baganira mu isi y'umwuka. Wasanga ari ukuntu abantu baganira mu isi y'umwuka, Imana ikagira ibyibahishurira. Ariko natwe iby'Imana iduhishurira simpamya ko, kuko mu minsi mike ubu hari indi mijyi igiye gukurikiraho, hari indi mijyi igiye gufatwa n'inkongi y'imiriro, hari indi mijyi igiye kwatakwa n'imyuzure. Nyamara siyanse yavuze ko hagiye kuzaba guhindagurika ku isi n'ibihe. Iyo ni siyanse cyangwa se sero ya siyanse. Nujya muri Bibiliya urasanga Bibiliya hari icyo ivuga mu minsi y'imperuka. Ibi biragendana naho ubwenge bw'isi bugeze, ba bwenge bw'isi aho bageze, ibyo bari gukora n'ibyo bari kugaragaza. Kuko benshi babibajije ngo niba abanyepolitiki aribo bateguye uyu muriro n'inkongi y'umuriro, ukaba ugeze kuri uru rugero, bano bagabo ni abahanga. Baragiye bafata ibidamu, ntabwo ari ibidamu mu Rwanda tubyita ibidamu bya bindi by'amazi, sinzi niba ariko ariyo mvugo igikoreshwa. Hanyuma bafata ibigega cyangwa amasiterne yabagamo amazi, kuko wibuke ko bagiye kuzimya basanze aya mazi nta yarimo, yarashizemo.
n'utwarimo twari dukeya tutari dufite presiyo ishobora gusunika umuriro. Mwibuke ko hano muri iyi mijyi izi nzu zose mubona z'ibitabashwa zubatswe, ngira ngo inyinshi zubatswe n'imbaho, sibyo? Ni ukumena beto bagakubitamo imbaho, niko mbizi. Sinkeka ko bubakisha amabuye kenshi n'amatafari. Niyo mpamvu henshi ubona zahiye zigakongoka even n'ibisakara, ntabwo ari nk'ahani iwacu. Hanyuma uyu muriro bakavuga ko ukomeje byibuze kugeza ku itariki hafi 20 z'uku kwezi. Ubwo haracyabura iminsi 4 dukoze inkuru kugira ngo uwo muriro urangire, kandi urimo uragenda wataka ibice bitandukanye. Mbere gato yuko uyu muriro uba cyangwa iyi nkongi ibaho, nakwibaza ngo byagenze gute kugira ngo uyu muriro ukwirakwire? Ese ninde uri inyuma yo gutangiza uyu muriro? Nyamara mu bigaragara ibyo abantu babonye ntago bakwiye kubihuza no kwemera kwa buri muntu. Uzi impamvu mbivuze? Impamvu mbivuze ni uko nzi neza ko uyu mujyi, uburyo wubatse n'uburyo bari basanzwe bahura n'inkongi z'umuriro, ibi byakaba atari ikintu cyari gikomeye, ahubwo bivuga ko nyamara abanyepolitike babiteguye neza. Kuko kugeza ubu niba abantu hamaze gupfa abantu 24, abarenga hafi 16 bakaba bamaze kuburirwa irengero, bivuze ngo byanze bikunze imibare irakiyongera. Aho bivugwa ko niba uyu muriro ukomeza kandi ufite ibindi bicuri kwataka, udafite gahunda yo guhagarara, ubwo uzahagarara igihe babishakiye, kuko bari gutangaza kuko ngira ngo 300 cyamaze kwimuka, bamaze kugenda. Uku gutegura kwabo bigaragara ko n'umuriro ukomeje kuzamuka, ugaragara nk'ufite imbaraga ziwusunika ndetse n'umuvumba. Uyu muriro ufite ubwoba ku mvuduko udasanzwe, kuko n'uyu muyaga niwo benshi bashingiraho imyizerere yabo, bavuga ko ibirometero hafi 100 ku isaha imwe biri gutwika uwo muriro ufite izo mbaraga zingana gutyo, uri gusunikwa n'uwo muyaga ungana gutyo. Bakavuga ngo Imana ibirimo. Sinibaza ukuntu Imana yabijemo, kuko namwe nimunyumva neza, nutekereza neza, urasanga abantu benshi bakora ibyaha. Kuba uyu mujyi wenda waridekaraye ko ukora ibyo byaha cyangwa batemera Imana, hari n'abandi babikora mu buryo bwabo. Noneho tugasigara twibaza ko bari gusenga ngo Imana igushe imvura, ngo wenda niyo ishobora kuza kugabanya uwo muriro ufite imbaraga. Abizera nabo bakavuga ati impamvu Imana itari bugushe imvura ni uko mwakoze ibi byaha. Abandi bakavuga ati Imana, abantu bari kuvuga ni Imana y'abafarimaso, nimubyemera mukavuga ngo ubwo ni Imana yawutwitse, abantu benshi bari bwihane, abafirimaso babonereho kwidagadura, bavuga ati Imana yacu abantu bagiye kuyizera, tubajijishije. So reka rero ngaruke ngiye mba nifitiye ikingenza mu makuru yanjye y'uyu munsi. Enshi turi gusenga, hari umuririmbyi waririmbye ngo ntacyo nzanye mu ntoke kibasha kushungura, sifite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira, dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwihisha, sinabasha kwikiza,
ndagushakaho ubuntu unyuhagira ibyaha mutabazi ne gupfa. Kuki ndirimbye iyi ndirimbo? Umuririmbyi yaravuze ngo singira icyiza nkora. Umugambi wa shitani mu isi ni ukutwereka ubugome bw'Imana. Umugambi wa sekibi mu isi ni ubu noneho izibwira aba bantu ngo ikintu cyatumye uyu mujyi ushya ni uko hari abantu muri mwe bambara amashapure n'abambara imisaraba. None Imana basha, kuko mwibuka abasitari benshi, nako kantu ngenza kugarukaho, abasitari benshi hano muri Hollywood, mwibuke ko urari uruganda rwa sinema muri Hollywood, aka gace kagaragara hano muri Los Angeles. Los Angeles abasitari benshi batangiye kwambara imidari cyangwa imisaraba, ndetse benshi batangiye kuririmba indirimbo za gospel. Nyamara bahishuriwe neza bavuga ko yari umugambi wa sekibi kugira ngo hagaragazwe ko hari bamwe muri bo ngo bashatse kwizera Imana bashaka kugaragaza ko iyo Mana ari ingome. Aka kantu ko nshaka nako katumye nshakora. Twese turangarire kuvuga ko Imana yahannye abantu bo muri Los Angeles ku mugambi wateguwe na sekibi, ku mugambi wateguwe n'abashakaga kunanizanya muri politike bigendeye ku mishinga bifitiye yo gutsemba abantu. Mwumvisha inkuru zitandukanye, abantu benshi bakunze kubihuza n'imyizerere. Kubera iki se batangiye gufata abantu bakeka ko bakoze iki cyago bagateza uyu muriro? None se kubera iki abantu uyu munsi babishira mu myizerere bakabyimbikamo imitima yabo, cyangwa bakagaragaza ko byanze bikunze Imana ariyo yaje guhana uyu mujyi? Ndashaka kubabwira iki. Ese ntimwabonye ko u Rwanda cyangwa se Meteo Rwanda yatangiye kuburira abantu ko dushobora kuba tugiye kuzinjira mu bihe bibi by'imvura? Reka akantu ngatindeho. Corona abantu benshi bayifashe nk'igihano cy'Imana. Ejo bundi sinzi ni Marburg ni yihe, hari indi nawe yasimbutse ahanga ngo niba ari Marburg. Abantu bati ni igihano cy'Imana ngo kubera icyahereye mu baganga, bavuga ibintu ntavuze hano namwe muzi. Uru ruhare rw'Imana mushaka gushora mu bugome no kutagaragaza urukundo rw'Imana, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, kuko ibyaha byanukaga, Sodomu na Gomora hahiye. None uyu mujyi nawo tugereranya nka Sodomu na Gomora, Los Angeles, twamara kubigereranya tukavuga ko ari yo sekibi yihishemo, uyu mujyi ari wo yihishemo, ari wakoreramo, twakabaye tujyanayo ubutumwa bwiza, tukabwiriza abantu bakamenya Kristo. Abo bamuzi bagakomeza guhakana n'umwana wo kurimbuka. None Imana ikaba yaje ikatsembaho ibintu byabo byose. Abantu barabihuza, murabihuza gute na politike? Abanyepolitike ku mugambi wabo bateguye murabihuza mute n'abo bantu bivugwa ko ari bo bantu bateje inkongi y'umuriro? Murabihuza gute nuko babanje gutegura kugira ngo izo stene z'amazi zibura amazi, hanyuma
uyu mugambi wo gutegura ibirori bagatukamo Imana kuko batutse Imana, ariko abantu batuka Imana ni benshi uko wenda bano bo babigize official tunabihakana, ariko ndashaka kuvuga iki. Aba abana batagira umubare bapfa uko bangana, izi robo ziri gukorwa ku rwego uyu munsi nta mugabo uzongera kugira divorce ngo yirwa ashaka umugore cyangwa umugore amutesha umutwe azajya kugura izi robo. Nabonye batangiye kuzigurisha, ziragura igira ngo ni ibihumbi 7, zirahendutse. Uyu mugambi ni wo kugira ngo barangizeho ikiremwa muntu ku isi, basigara ari bake kuko uwo mushinga bawupanze. Bafite ibintu byinshi byo kutujijishirizamo bishingiye no ku izi ndwara z'ibyorezo bakora. Nimujya kureba murasanga izi filime zaragiye zikinwa kera. Nta kintu na kimwe shitani akora cyiza. Sinzi n'uwavuze ngo ntago shitani yaza kurwanya ubwami bwe, ko abantu benshi bavuze, ariko ndashaka buri wese asenge umurikiye aze gusobanukirwa n'iyi nkuru, kandi uze gusaba Mwuka w'Imana gusobanurira. Ese nkubaze, se hano iwacu ni kumva ikinyarwanda, ntabwo se tuzi neza ko hari abapfumu cyangwa abarozi bose bakora mu isi y'umwijima, ariko kubera ukuntu bagenda barutamwa imbaraga ukumva ngo umurangi, abarangi se bakora n'imyuka mibi, ariko ukabona ngo birukanyemo abantu abadayimoni, ngo nta bwami burwanyana bwa seke. Bantu munkurikiye, ntabwo nshaka gutinda muri iyi nkuru, kwanza reka nyirekera iyo nza kugarukamo y'ubutaha, kuko hano ntabwo ndi bubaha amakuru abandi batabahaye. Batangiye gufungwa, bari gukekwaho uko inkongi y'umuriro yatangiye, uko abantu bapfuye, ababuriwe irengero, bari babona ahantu umuriro wagiye uva, bari kuzana imbwa kugira ngo zigende zikurikirana zirebe ibyarokotse cyangwa se ibyaburiwe irengero, cyangwa se like bashaka ibintu byinshi. Aya makuru yose rero muri kugenda mukayumva ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko ngewe ikiri buze kugenda kingarura nibiri kuba bishingiye ku tuntu runaka. Hari akantu runaka mba nshaka uze gufata umwanya. Uyu munsi Meteo Rwanda yatangiye gutangaza ko dukwiye kwitegura ko hashobora kubaho imyuzure itandukanye, inkangu, bitewe n'ahantu dutuye n'ubutumburuke bw'aho mutuye. So nibiza bikaba kubera guhindagurika kw'ibihe, siyanse yarabigaragaje, Bibiri bivugaho iby'iminsi y'imperuka n'ibyo tuzahura nabyo, ibyo Bibiri irabivuga, imaze kubivuga, siyanse irabyapuruva n'ibindi. So none birangira ngo Imana yahannye ngo abantu ngo ibi ni ibihano by'Imana, wowe ntukora ibyaha. Okay, nawe utaha. Imana ibagire neza. Hari umugabo umwe ufite ibikoresho byiza ari kwamamaza, reka nzashyiraho akavideo mu karebe, hanyuma mu mugane abafashe abantu bashaka gutunga ibikoresho byiza mu nzu. Mugereyo, hanyuma muri Beta Pan nabo bafite irange ryiza, mushobora kujyayo bakabaha irange ryiza, nabyo muraza kubona muri publicité. Hanyuma Golden Gala hariya Kicukiro House yitwa Tekira, bafite piscine nziza, bafite sauna, massage, sauna, bafite aho wakwiyakirira, aho wajyana abana mu bikinisho by'abana, aho wakorera ubukwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Hano muri harimo na gym hano muri Golden Gala Kicukiro, naho wagane. So rero ni kuri Humure TV, nge nari Kuzo Emmy, nyemerere nawe utaha. Gushyiramo imbaraga n'ubwenge bwinshi ni ibintu bisanzwe.
bitandukanye no kongera gukoresha ameza y'akaraha anyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati isagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe, ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafurika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ya meza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka, abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije, bakanya amabuye meza ateye amabengeza, ibiti biryoheye amaso, indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwo imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudezayiningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 05 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na ropo n'iposita umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.